tubaye ikaze. Mu myaka ibihumbi byinshi ishize mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya niho havumbuwe bwa mbere igihingwa cya tangawizi. Hagati y'umwaka wa 475 na 221 mbere ya Kristo nibwo inyandiko ya mbere ivuga ku byiza bya tangawize yasohotse mu gihugu cy'Ubushinwa. Uko imyaka yagiye ikurikirana, iki gihingwa cyaje kuba igihingwa cy'ingenzi muri icyo gihugu cy'Ubushinwa. Nyuma y'imyaka itari mike, icyo gihingwa cyaje gukwira mu bindi bihugu n'imigabane igize iyi si dutuye. Nk'uko tubikesha ubushakashatsi bwakozwe, bwerekanye ko mu mwaka wa 2019 hahinzwe toni zirenga 4 za tangawize ku isi, kandi ubushakashatsi buvuga ko igihugu cy'Ubuhinde cyihariye 44% bya tangawize zahinzwe muri uwo mwaka. Icyo gihingwa cyabaye kimenya bose. Uyu munsi kuri Cooking Fame turakugezaho ibyiza byinshi byo gukoresha tangawize, ndetse turanakubwira n'ingaruka mbi zakugeraho igihe wakoresheje tangawize ku rugero ruri hejuru. Mbere yuko dutangira iki kiganiro, reka tubanze dushimire abakomeje kutwereka ko mudukurikirana, abakomeje gukora subscribe ndetse n'abatanga comment ku biganiro tugenda tubagezaho. Tuributsa kandi abatarakora subscribe, tubashishikariza gukora subscribe kuri Cooking Fame kugira ngo mutazajya mucikwa n'ibiganiro byiza tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ni mu kanya. Uko twabivuze haruguru, tugiye kukubwira ibyiza byo gukoresha tangawize mu buzima bwa buri munsi. Tangawize igizwe n'intungamubiri ndetse n'imyunyungugu itandukanye nk'uko tugiye kubibona. Igihingwa cya tangawize cyifitemo vitamine C, kikagiramo vitamine B6, kikagira sodium, kikagira magnesium, kikagira potassium ndetse n'izindi. Ubwo tumaze kubona intungamubiri ndetse n'imyunyungugu iboneka muri tangawize, reka turebere hamwe umumaro tangawize igira ku buzima bw'umuntu uyikoresha. Ubushakashatsi buvuga ko yifitemo gingerole. Icyo kikaba ari ikinyabutabire gifasha umubiri wacu kugira ubudahangarwa ndetse no gukumira indwara zawataka. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko ku bagore batwite bakunda guhura n'ikibazo cya morning sickness, cyangwa se kubyuka bumva batameze neza, baruka ndetse bafite n'ibindi bibazo, gukoresha tangawize niwo muti wabafasha kuba bakwirinda icyo kibazo. Ubushakashatsi kandi buvuga ko tangawize ifasha abantu bifuza kuba bagabanya ibiro mu gihe gito. Niba rero udukurikiye ukaba wifuza kuba wagabanya ibiro mu gihe gitoya, tangawize ni kimwe mu bintu byabigufashamo. Ku bantu kandi bahura n'ikibazo cyo kubabara mu ngingo, cyane cyane mu mavi, ubushakashatsi bwerekanye ko tangawize ari umuti w'ingenzi wagufasha gutandukana burundu n'iki kibazo. Uko tubikesha ubushakashatsi bwakozwe kandi bwerekanye ko gufata tangawize buri munsi byagabanya umuvuduko uri hejuru w'amaraso, bityo bikaba byakugabanyiriza ibyago byo kuba wakwandura ndetse warwara indwara z'umutima. Tangawize ifasha mu igogorwa ndetse ikanaturinda n'izindi ndwara zo mu nda. Uko tubikesha ubushakashatsi bwakozwe kandi ku badamu n'abakobwa bari mu gihe cy'imihango, tangawize ni umuti mwiza wabafasha gutandukana burundu no kuribwa igihe bageze muri icyo gihe. Ubushakashatsi kandi bwerekana ko tangawize igabanya cholesterol mbi mu maraso, bityo tukabasha kuba twakomeza kumererwa neza. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko tangawize irimo ibinyabutabire bifasha kuturinda indwara ya kanseri. Nk'uko tubikesha ubushakashatsi bwakozwe kandi bwerekanye ko gufata tangawize buri munsi bituma ubwacu bubasha kuba bwakora neza, cyane cyane ku bagore bakiri batoya.
Ubushakashatsi kandi bwerekana ko tangawize ari nziza cyane kuyifata kuko ifasha mu gukumira infection zakwata ku mubiri wacu. Reka tugaruke mu kanya turebera hamwe ibibi byakugeraho igihe wafashe tangawize ku rugero ruri hejuru. Ni mu kanya. Nkuko twari tumaze kubivuga haruguru, tangawize ni nziza ariko iyo ufashe ku kigero kiri hejuru ushobora guhura n'ingaruka ndetse ukaba utamererwa neza mu mubiri wawe. Nkuko tubikesha ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko tangawize nyinshi itera ibibazo bya diyare. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko ku bagore batwite gufata tangawize ku kigero kiri hejuru ari bibi cyane kuko byabaviramo ikibazo cyo kuba bakuramo inda ndetse nabo bakaba batamererwa neza. Ubushakashatsi kandi buvuga ko gufata tangawize ku kigero kiri hejuru bitera kuva ntukame ku bagore bari mu mihango cyangwa se ku bantu bakomeretse. Ubushakashatsi kandi bwerekana ko gufata tangawize ku kigero kiri hejuru byatera kuba wagira ikibazo cy'umutima. Ubushakashatsi kandi buvuga ko gufata tangawize ku kigero kiri hejuru bituma utamererwa neza mu igogorwa, ukagira amagaze menshi mu nda, ukumva utamerewe neza. Ubushakashatsi kandi buvuga ko gufata tangawize ku kigero kiri hejuru bitera indwara y'igifu. Nkuko tubikesha ubushakashatsi bwakozwe kandi bwerekanye ko gufata tangawize ku kigero kiri hejuru bitera kubabara mu kanwa ndetse ukaba wacikamo n'ibisebe. Bakunzi ba Cooking Fame, nkuko bavuga ngo ikintu cyose kirengeje urugero kiba ari kibi, tangawize nayo yifitemo ibyiza byinshi ariko iyo uyifashe ku kigero kiri hejuru mwiyumviye ingaruka mbi zishobora kugera ku buzima bwawe. Ubushakashatsi bwerekanye ko ku muntu mukuru ari byiza kuba yafata tangawize itarengeje amagarama 4 ku munsi. Ubwo ni ukuvuga ko agomba gufata tangawize hagati y'amagarama 3 n'4 ku munsi. Ariko hari icyitonderwa ku bagore batwite, ntago bagomba kurenza tangawize igarama 1 ku munsi. Reka tubibutse ko tangawize ushobora kuyinywa mu cyayi ukayikoresha nk'ikirungo cyangwa se ukaba wayihekenya bisanzwe. Bakunzi ba Cooking Fame, reka tubashimire ko mukomeje kudukurikira, reka tubashimire ko mwakurikiranye iki kiganiro. Dushimira kandi nanone abakomeje gukora subscribe ndetse n'abakomeje kutwereka ko mudukurikira umunsi ku munsi. Tuributsa abatarakora subscribe ko muri gucikanwa n'ibiganiro byiza Cooking Fame tubagezaho. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda. Ni ahanyu ni ahacu kugira ngo dusigasire ubuzima bwacu, kugira ngo turusheho kumererwa neza. Mugire ibihe byiza.